Irani mu by'ukuri ubuyobozi ntago buri kumvikana, mu by'ukuri ubuyobozi ntibwumvikana ku buryo bwo kwihorera kuri Israel. Sasa by'ukuri nyuma yuko Israel yishe umuyobozi wa Hezbollah, birumvikana ubuyobozi bwa Irani ntiburi akumvikana neza ku kigomba gukorwa n'uburyo bwo kwihorera kuri Israel, aho igice kimwe cyifuza kurasa ibisasu biremereye kuri Israel, ikindi kigashaka nyine gutwara ibintu gahoro gahoro mu kwirinda ko Israel yarasa muri Irani. Ibihugu byombi rero bikinjira mu ntambara sasa yeruye mu buryo bugaragara. Sasa mu by'ukuri nyuma yuko birumvikana uyu muyobozi yishwe, birumvikana umuyobozi w'ikirenga wa Iran, birumvikana yishwe, birumvikana uyu muyobozi n'umuyobozi witwa ni Nasrallah, birumvikana yishwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Rero birumvikana yahise atumiza inama y'igitaraganya ahuza abayobozi bakuru bakomeye muri Iran, ba Iran mu nzego za gisirikare no mu nzego za politiki, harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Sasa muri inama rero hagombaga birumvikana gufatwa umwanzuro w'igikwiye gukorwa ak'urwo rupfu. Birumvikana sasa igice kimwe cy'abitabiriye inama kigizwe n'abahezanguni bakomeye, n'abahezanguni bakomeye cyane cyane bifuzaga ko Iran ihita irasa muri Israel igatanga gasopo, igatanga icyo bita gasopo mu byuri, bakavuga ko nyine mu gihe nyine bitarakorwa Israel ishobora gukomeza sasa mu by'ukuri gukomeza gushokerwa, noneho igatangira kurasa muri Iran, cyane cyane ko yamaze kugaragaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu guhangana n'abanzi bayo, cyase kivuna abanzi, cyo bita mu kwifuna umwanzi. Sasa mu by'ukuri rero ubu birumvikana ubwoba bw'uko Israel ishobora nyine kurasa muri Iran birumvikana bwose, nabwo rero bwatumye nyine umuyobozi w'ikirenga wayo birumvikana ajyanwa ahantu hari umutekano wizewe, kugira ngo birumvikana ataba nyine birumvikana yatungurwa n'abumvikana akaraswa na Israel. Sasa mu by'ukuri gusa ku rundi ruhande ikindi gice kitari gishyigikiye ibyo nyine kurasa muri Israel birumvikana kirimo perezida mushyashya wa Iran wo bitwa ni Mossad, birumvikana Mossad Pezeshkian mazina y'abantu abagoye. Mu by'ukuri uruhande rwo ruvuga ko nyine kurasa nyine kuri Israel bivugana byatuma birumvikana icyo gihugu kibona icyo gishaka kuri Iran. Sasa mu by'ukuri bakemeza ko rero icyo Israel ishaka ari intambara na Iran. Sasa mu by'ukuri rero uruhande ariko nyine rufite impungenge, aho nyine aruvuga ko nyine Iran birumvikana idahagaze neza mu bukungu akubyo akwishora mu ntambara. Israel rero igihugu cyagaragaje ko gifite amakuru y'ubutasi menshi kuri Hezbollah ndetse na Iran nyirizina. Sasa mu by'ukuri rero aha niho nyine bahera ko basaba nyine kwitondera mu rwego rwo kwirinda iki gihugu akwinjira mu ntambara yeruye kitize neza kurangiza mu buryo bwiza. Sasa mu by'ukuri bavuga ko rero uretse nyine gusenya Iran, y'intambara yanakoreshwa nyine na Israel ndetse na Amerika mu guhindura ubutegetsi bwa Iran. Sasa hagati yaho ngaho rero birumvikana Iran yafashe iminsi 5 yo kunamira nyine uyu muyobozi, birumvikana uyu mugabo nyine bivuga ko yapfuye yishwe n'umwuka uhumanye waturutse mu bisasu, cyangwa turutse mu bisasu byarashwe na Israel, birumvikana niyangirika ry'ibikoresho byinshi byari mu buvumo yari yakomerekeyemo birumvikana. Sasa mu by'ukuri rero yari yakoriyemo inama, sasa rero akamusanga nyine bikamusanga mu cyumba yari yihishemo ikamwica. Rero bivuga ko rero nyine urupfu rwe rwababaje nyine cyane dore ko rwabaje cyane dore ko nyine bivukana yamufataga dore ko rwanabaje cyane inshuti ye bitwa ni Kameni, bivukana dore ko yamufataga nk'inshuti ye magara, akaba rero amwizerwa, akaba umwizirwa wamubeshye, bivukana wamubashye mu myaka 32 yari amaze ayobora Hezbollah. Mu by'ukuri rero sasa ubuyobozi ntibwumvikana ku buryo bwo kwihorera kuri Israel ngo we bwajya mu ntambara yeruye. Ibintu bizarangira bitaye ko mwabana mwe ndabashimiye.